nongeye kubasuhuza mwese inshuti zanjye bavandimwe banjye ndumva nabahobera pe long time nari maze iminsi akazi karamperanye ariko hari ibyo ndi kubategurira nkuko nabibabwiye mbe na mbere ngitangira mbasaba ko tubana tujyana no muri uru rugendo narababwiye ngo tuzaganira ku bintu byinshi bitandukanye bimwe muri byo azaba ari ubuzima ubu busanzwe tubamo ibindi tuzagera kwa muganga ndetse turebe aho uri aho ndi bimeze bite ni Gisa Foster nkuko bisanzwe kuri YouTube channel yanyu Gisa Foster TV. Uyu munsi rero navuze ngo reka tuganire ariko simbe ni jyenyine ahubwo tuze kuganira n'umuntu umwe umustar. Oh my god, I was a fan. Nari umufana we mufana n'amazina ye ntabwo nari nyazi kubera izina bamwitaga noneho nza kuza kuvuga nti kubera iki muri uru rugendo ndimo nta mutumira ngo aze. Namutumiye kugira ngo aganirize mwebwe mukiri batoya, aganirize mwebwe muri kujya aho yanyuze ndetse tunarebe ku kintu cya mental health. Umuntu ashaka umustari ariko mu mutwe we akaguma ari muzima. Ese umuntu ashobora kuba umustari akaba n'umukristo? Ushaka kubifatanya cyangwa ugomba gukora kimwe muri ibyo ngibyo? Hari ukugira ubuzima buzima, hari no kuba umukristo, hari no kuba uri inyangamugayo muri society urimo. Goro navuze nti uyu munsi ntabwo ndi bwicara ahangahe nyine ahubwo mu ndamutumira ze ababwire byinshi ku buzima bwe. Ndavuga make pe, arabibwirira byinshi bitandukanye ku buzima bwe, ari buze no kuza kubibwira. Reka ne kubatindira tumwakire. Yitwa Kakure Antoine Jimmy, izina mumuziho ni Beckham. Muhaye karibu cyane umasegonda angahe 3:05 arabageze hano kuri iyi ntebe nicayeho, nanjye ndatera indi hariya, nawe utera agatebe hanyuma wiyumvire ni muntu ki yabayeho ate ubuzima bwe bw'umupira w'amaguru bite, se yaje kubireka kubera iki, ese muri iyi minsi ari hehe, mwe mwamukunze muribaza ngo ari hehe? Guys, mumfashe ntimujye kuretera agatebe gato. Nkuko nari maze kwibabwira rero ntabatindiye umutumirwa w'uyu munsi nabazaniye, reka bibwire ko ntawe uvuga umugabo. Nanze kwirirwa muvuga ko umuntu w'umugabo ni mukuru cyane, nima mabwira ko nari umufana we bisobanuye ko atari umwana w'uyu munsi. Nitwa Kakure Antoine Jimmy. Nkuko mwabivuze mutangira kuvuga. Hanyuma izina benshi banziho ni Beckham mu kibuga kuko umupira wari umwuga. Naza no kuza kwibagirwa icyo kibazo mbere na mbere. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Umeze ute? Turashima Imana, tumeze neza. Uracyari single? Single rwose. Mbere na mbere ngiye mbwira ntaribagirwa ikibazo nkuko nari bivuze nashaka guhera nkubaza. Izina Beckham. Kuki bakwise Beckham? Ninde wari kwise? Bari kwise nko muhe mwaka? Bon. Beckham bari nyise ndi umwana. Nakundaga gukina umupira w'amaguru nyine nkuko nabivuze. Hanyuma tugakina amaturno y'abana ariko tunakuze nyine. Buriya Beckham yari umuntu abamuzi, ndavuga ku bamuzi nyine bakunda kumukurikirana. Ni umuntu ukunda gutera ama free kicks cyangwa amakufra. Rero yari umuntu ukunda kuyatsinda mu izamu, nanjye nkura nsa nk'umwigana ku buryo ama match twajyaga dukina kera, hanyuma twageraho gutera amakufra nyine ayo ma free kicks bakanyizere bakayama nkayatsinda, izina riza gufata gutyo. Nuko n'ubu ngubu no mu rugo iwacu ryarahageze, n'umubyeyi na mama nyita Beckham, mama nanjye ntabeshye kwibuka ari amazina ngo Kakure Antoine Jimmy birangora. Ariko no muri phone harimo Beckham. Ni Beckham ririmo ngo gushyiramo Kakure byaranze kubera ko niyo mazina navango izina Beckham tumaze kuri kumenyaho cyane, turi kuziho cyane. Waba wibuka umuntu wari kwise bwa mbere cyangwa wari wamagaye cyangwa gusa nawe ntabwo ubikurura ngo wibuke igihe neza umunsi n'umuntu wakwise izina Beckham? Bon. Hari
hari umutoza witwa Baptiste Kayiranga Ah. niwe wari Kristo shimangiye umuvandimwe. yararishimangiye ni ukuvuga ngo we yadutoje turi abana Mm. noneho hari tournoi equipe nationale yateguraga gukina y'abana kuko niba ubyibuka neza niwe wari koca Yego. niwe wakoraga amaselection yagendaga akora selection mu Rwanda hose noneho tujya gukina i Butare dukina n'ikipe ya Katibito numva atoza APR ubu ngubu y'abana Yego. icyo gihe yatozaga Intare ariko urumva Baptiste yari muri selection nationale ari gushaka abana tujya gukina i Butare n'ikipe ya Katibito mu rwego rwo kugira ngo nawe agire abakinnyi akuramo nyine azane muri equipe nationale kuko deja selection y'hano i Kigali yari yarangiye tugiyeyo ubwo turakina badutsinda ibitego 2 turabyishyura ubwo yashyizemo ikipe ya kabiri turabyishyura biba 2-2 hanyuma ngewe tubona kufura ku munota wa nyuma hasigaye iminota nk'itanu ubwo ngubwo bamaye kufura nyine rya zina rya Beckham aho ngaho niho navuye arishimangira neza twabonye kufura mpita ntsinda icyo gitego cya gatatu cyo cya difference kuri kufura ndanibuka hari kuri Kamena niho twakiniye match bari batarahakora neza ariko ndayibuka cyari kibi cyane cyari kibi ariko nyine ubwo navugaga nyine izina ryavuye Batista arishimangira atyo turongera dukina n'ama interscolaire hari match twakinnye hano mu Rugunga kuri malaria yari yaduhuje hari ibigo bibiri twakinaga esi yo kwa Kadafi niyo yitwaga CSK yari yasinze ni wiyese yabaga ni ibigo by'abasilamu yo byahoraga byabaga ari Real Madrid na Barcelona ni fight fight nigeze kuyumva icyo gihe rero nanone twatsinze 2-1 twari twakinnye twaranganyaga 1-1 tubona kufura ku munota wa nyuma ndayitsinda wowe nanone kuri kufura nanone usinda igitego nitsinda igitego Beckham wabaye Beckham nta kiri kakuri iryo zina rero ritangira kugenda rikura gutyo hari n'indi match ubwo ndavuga eshatu za confirm izina Beckham kuri wowe mu bwana nyine ko abandi bazaga basanga narakuze nyine basanga iryo zina riho ryavuye hari indi match twakinnye ku Kimisagara hari amatournoi y'abana nanone yabaga yorganizwaga na Ferwafa ariko hari umutoza witwa Donatien witwa Nsenga yabaga Kimisagara yego atoza Esperance hanyuma Senga yorganiza nyine izo tournoi tujya gukina ariko icyo gihe twagiye gukina turi equipe ya quartier ya Mumena twari turi abana barwaka umutoza wa Rayon y'abakobwa uramuzi Rwaka ndamubona hari ba Migi hari abitwa ba Byishimo igihe twagiye turi undi mutipe wagiye muri Amerika witwa Manodi Pires Pires nawe uramubona ndamwibuka Bateo yari equipe ya quartier ya Mumena nyine rero twatkuze nyine ubona dukunda gukina hari ku Mumena hanyuma iyo turuna bajya kwitwandikishamo bari twandikishijemo dukina match ya mbere ariko batwandikishije mu bakuru twe twagiye turi abana ariko twisanga turukina muri turuna y'abantu bakuru noneho tubona ubwo dukina match ya mbere hari Kimisagara buri huzuraga abantu iyo habaga hari match sinzi no maison de jeunes Kimisagara ndahabona ubwo ngo niyo iyo habaga hari match sinzi niba bikiye abantu huzuraga abantu cyane noneho dukina match ya mbere ya ouverture nyine badutsinda igitego cya mbere ubwo tuba tubonye kufura nanone mba ndayitsinze urebye iyo ni nayo match ya mbere ubwo nasimbutse ni urebye ni match ya mbere yaje mbere yazazinde ebyiri ya Kamena niya kuko icyo gihe turi muri quartier no kuvuga ngo inyuma ya quartier bagiye badutoragura kubera amatara nyine bagiye babatoza batubona badushima badushyira babegeranya bafatanye ubu urumva twahereye muri quartier rero iyo match niyo navuga yampaye iryo zina kuko nanahavuye hari umufana wankunze wanyemereye inkweto kubera iyo kufura nateye
narayitsinze aravuga ngo uyu mwana ngo mumumereze inkweto. waba wibuka nk'umwaka yari ryarira muri 2005 gutyo ariko ni muri iyo myaka ubwo ni za 2005 2006 gutyo ndumva ari icyo gihe kuko aya maselection ya nationale niho yabaga. Noneho uwo mufana nyine arankunda aravuga ati uyu mwana ibintu ankoreye ni ukuvuga ngo izigogodiye muzimumpere kuko hari abafana benshi icyo gihe nari mfite imirimo mu rugo ngomba gukora. Mama yari yanshinze nanakwepye nagiye kugira ngo ntanguranwe rero iyo mirimo mama atava ku kazi adasanga ntayikoze. Match yararangiye mpita bakwepa nta n'uwamenya aho nciye. Zagodiye ziba zirasigaye. Mbandasisize. Impano ya mbere wari ubonye. Impano ya mbere nari mbonye. Mbandazisize. Kuzisiga ubwo barabarwa kanabamiye nibo babimbwiye ngo umufana ngo wari waguhaye godiyo hano. Ngo ariko ngo yasanze nyine wigendeye ndavuga basubwo ntago ari ibyanjye. Nuko nkura gutyo iryo zina urumva aho ngaho niho ryatangiye gukora. Njya muri Beckham kuri Maison de Jeunes Kimisagara. Nuko njya mu nationale nyine gutyo ya makadeye gutyo Batista noneho nawe atangira kugenda ari kuza gutyo abakinnyi gutyo inshuti paka bigera no ku babyeyi banjye. Pardon. Bigera ku babyeyi banjye ubu mama nta rindi zina nyita. Ni Beckham. No kuvuga inshuti zanjye zose ni iryo zina rizi. Ubwo no kuvuga ngo rero muri make naho ryavuye. Murumva rero ku bantu mwenda mwajyaga mutekereza muti uyu ninde ese kuki bamwise iri zina navuga ngo nta muntu ubona izina atarikoreye sibyo. Wenda abo bagiye bakina nawe abamurebaga icyo gihe barabizi neza kuturusha twebwe uyu munsi bazi n'impamvu bamuhaye izina Beckham kandi namubwira ngo wakoze akazi kabisa kiriya gihe kuko warakinaga ndaza kukwibutsa akantu kamwe nibwo uri bwemere ko wameritaga izina Beckham ari nayo niyi mpamvu twese mu matelefone abantu tugufite nk'inshuti nk'umuvandimwe kugira ngo ubonemo umuntu ufitemo kakure biragoye. Niyo uvuze ngo kakure umuntu akabaza ngo ninde ariko uvuze ngo Beckham nta n'undi munyarwanda bari bita Beckham bari ntawe kereka wenda nimba hari igihe simperutse cyane mu bintu bya futu muze kubishyira muri comment mumbwire muti haje kuza runaka n'uyu baza kumwitirira iri zina sibyo. Ariko noreka tugaruke gato yuko ndagira ngo tuze kuza kuganira ku buzima bwo kuba umustar kuko mu gihe cyawe ntabwo natinya kubivuga wabaye umustar warashayininze mu gihe cyawe pe. Ibyo bintu ndagira ngo tuze kuza kubihuza gato n'ubuzima rusange. Se umuntu ashobora kuba umustar sibyo ariko akaba n'umukristo ashaka kuba umustar akanabaho ubuzima busanzwe cyangwa iyo umuntu abaye umustar biba birangiye hari ubundi buzima bagiye kubamo butandukanye n'ubwo twebwe turimo. Nimba ikibazo uri kucyumva neza gerageza udusobanurire. Umuntu ashobora kuba Beckham ari naho i Kigali ari muri uru Rwanda yaca kuri stade bati Beckham ni umustar sibyo. Yaca muri quartier bati Beckham ariko kongera akanabaho nk'akakure ese birakunda? Ndabivuga mu nzira ebyiri. Yego. Buriya kugira ngo ubashe gusigasira ubwo busitare bwawe. Yego. Navuga ko bamo ni Kigali. Kubera groupe mbese umuntu agendamo. Ushobora kugira groupe nziza uri umusitari ukabasha kugumana iryo zina kubera ko ufite abo mugendana beza. Yego. Ubwo nimvuga beza ni babandi batajya mu mico mibi. Kuko buriya abastare bazwiho imico itandukanye itari myiza niko navuga. Ubwo iyo ugize amahirwe ubana n'abantu bakwibura mu nzira nziza ubwo bustare bwawe ukabasha kubugumana ukavuga uti igihe ndi mu kibuga nitwa kanaka, igihe ndi mu rugo nitwa kanaka. Bivuze ngo umuntu agira imico mibi cyangwa agatarya zina rye bitewe na groupe agenda. Sinzi niba banyumvishe. Ndi kubyumva ngo ikigare gishobora kuka-influence ugashiduka wahindutse. Nibyo navugaga. Ushobora kugira ikigare kibi bigashiduka na rya zina n'umupira unarangiye. Kuko
kurangira uriya kariyeri y'abantu irangira bitewe n'abajyanama babi. Ubwo ni za nshuti nyine nakubwiraga. Yego. Ushobora kwisanga mu bintu bibi n'akazi wakoraga izina rikaba rirarangiye bitewe n'uko na groupe n'icyo kigali navugaga nyine n'iyo mico. Ahandi ha kabiri nashaka kuvuga hari warumbwiye ngo ushobora kuba Beckham umustar n'umukristo uzwi yes ukongera ukaba nimba uri umukristo cyangwa niba uri umusiramu bitewe n'aho usengera muraza kumbabarira n'imyemerere yawe nkawe uri umukristo reka mvuge ntushobora kuba Beckham uzwi nk'umustar ukabona kakore w'umukristo cyangwa Beckham w'umukristo birakunda ubuzima bwombi bushobora guhura iyo tugeze mu bukristo rero ku mustar akaba umukristo buriya ni amahirwe iyo ubaye umusitare ukaba umukristo bikunze kuba hake. Ni ukuvuga ngo biragoye gufatanya ubukristo n'ubusitare. Biragoye gute Beka? Impamvu bigoye ni iyi buriya kugira ngo ube umukristo nasanze ari uko ufite consistency, mbese guhoza mu byo ku kintu ni consistency mu gusenga mu ijambo ry'Imana. Bo simvuze ko wenda gusenga byakuza gukora entraînement ya hari igihe cyo gusenga hari n'igihe cyo gukina. Rero ngiye nshaka kuvuga ngo iyo utaye umwanya wawe mu busitare cyangwa ukajya hanze iyo uri umukristo wibagiwe gusenga satani niho aprofitira. Sinzi ni muri cyacyuho hahandi warangaye gato yego kurangara kwawe rero kurangara kwawe niho satani aca akinjira na kwa gusenga kugacika n'ubukristo bwawe n'umukinnyi ugahita wigendera. Nimba hari icyo nkuyemo nuko gufatanya ubustar n'ubukristo biragoye. None Beka reka tugaruke gatoya kuri wowe wo hambere ukiri mu mupira. Nyemerere utekereze kuri bya bihe uri muri Mukura uri mu yandi makipe mbere ho gatoya kiriya gihe wari ukishijwe? Kiriya gihe ntabwo nari nkishijwe. Kiriya gihe naba mbeshye naba kiriya gihe ibigusha byari byinshi. Ibigusha ibyo navugaga ko biba bigoye cyane rimwe na rimwe ariko nshimira umuryango wanjye buriya wambaye hafi cyane. Ababyeyi bakuru banjye bantangiriye gukizwa kwinjira mu bukristo. Buri njyewe nakundaga kujya kwisengera kwa padiri mu bakatolike. Wari mu katolike buriya cyane nasiba misa ya mbere iteka ryose. Ntabwo nari mbizi uko rero yewe buriya ukuvuga ngo nakundaga kujya mu misa ya mbere kuko twe twegeranye n'ari akarori Rwanga Saint-Andre. Nahakundaga kujya cyane ariko nyine urumva iyo umuntu ajya mu misa ya mbere ni misa ya mbere nigiragamo nkigira mu byanjye urumva ntabwo ya consistency nakubwira nyine ntayo nari mfite. Ni nayo mpamvu imbaraga zindi zaneshaga natsindwaga nkasanga ubwo bukristo ntabwo. Hanyuma kiriya gihe ukina sibyo sinigeze nkubaza wenda ngo ufite imyaka ingahe ngo wavutse mu mwaka ngo watangiye gukina mu kihe gihe. Reka turebe imyaka yawe y'ubusore itari mike wayimaze mu kibuga sibyo? Yego. Niba mbeshye wenda urambwira utewa ya niko bimeze niko rimeze sibyo? Igihe wamaze mu mupira wigeze uhura n'ibintu bishobora kukujyana cyane kure y'Imana hamwe wabigira urwitwazo ukavuga ngo sinigeze nkizwa cyangwa wari umwanzuro n'ubushake byawe byo kudakizwa? Ubwo ndagira ngo wenda twumve nimba hari n'abantu bake uyu munsi bashaka kuba bari mu kibuga arakina volley basket arakina indi mikino itandukanye foot ariko akaba nakijijwe. Byari amahitamo yawe cyangwa gusa wumvaga nta mwanya ubifitiye uvuga uti no sindi bujya yose kuko ushaka no kuba umukatolike ariko still gakizwa? Byari bimeze gute kuri we muri kiriya gihe? Kiriya gihe rero ntabwo navuga ngo ni amahitamo yanjye. Yego. Nari mfite ibingurura byinshi. Naho nashakaga. Nari mfite ibingurura byinshi kubera ko kiriya gihe twakinaga tubona amafaranga bangutse cyane. Amafaranga tutabashaka no kujera kuko
ntabwo natinya kwivuga, hari igihe umuntu kubera n'ukuntu yakuze nta giceri cy'ijana abona, Yego. ariko wakina ukabona amamiliyoni arenga ari kuza ku mufuka wawe, n'izo mbaraga nke nta n'ubukristo wifitiye muri wowe, ibyo ngibyo biroroshye cyane guhita uyoba inzira. Nicyo kintu nkubwira ngo, niyo mpamvu nako nkubwira ngo ntago akenshi nakunze kuyoba cyane njya kure y'Imana, kubera ibyo bintu nabaga ndimo binyobya nyine. Byari byinshi, wenda sinavuga ngo kuri kamera ngo murebye gari, ariko mu by'ukuri icyo navuga ni kutaba umukristo kwanjye icyo gihe yari amahitamo. Wari très exposé ku mafaranga n'ibishuko byinshi, hamwe utari kubona umwanya wo kujya mu nzu y'Imana ngo ukizwe ube umukristo. Reka twibukiranye gato, wenda abantu batagira ngo ibintu tuba tuvuga ni ibintu bidafite na fact. Icyo gihe ujya kwamamara wari ufite imyaka ingahe? Uriya nari mfite nka 17. Wakoreraga nkangahe icyo gihe? Première division nahageze ntangiye kugira imyaka 20. Amafaranga ya mbere nayafashe ndi muri polisi yose, inguze muri la jeunesse. Niho natangiye ufata amafaranga afatika kuko na ka prime kakazi. Ni nabwo bwa mbere nari nsinye contrat, nibwo nari mbonye contrat ko muri la jeunesse twakinaga, ko polisi yanguze muri la jeunesse ntabwo twahembwaga. Nkigera rero hariya banyeretse amakontra, banyereka nubwo yanze kutubwira uko angana. Ibyo nibyo ntagayira. Icyo nzi nuko atari make, ntabwo yari make, kandi polisi yatanze indezo aho nari mvuye. Kijya gihe iyo waguraga umwana mutoya, kuko la jeunesse yarandeze, yafashe ndi umwana, bagomba gutanga indezo nyine. Yego. Kuko bo bambonye nkuze, kandi bo baranduhanye nyiri umwana na jeunesse. Ubwo icyo gihe iyo tegeko ryari ririho, iyo wafataga umwana watangaga indezo. Nibyo. Nanubu ariko ndumva ari bikiro, sinzi niba byaravuye. Ariko icyo gihe abakibirimo cyane baraza kuza kumbwira 500,000 icyo gihe ndumva bahaga indezo. Niba 500,000 byaterwa n'ubwumvikane, ariko ndumva icyo gihe ntabwo yari make. Ntabwo rero nge banduhije, ntabwo bangoye, nanabashimira nyine, baranyorereje ndigendera nyine, kuba ko bari banshimye polisi njya gukinamo. Aho hambere niho nasinye contrat, mvuga nti mbonye umushahara. Urumva harimo akantu ngiye nshaka kumbwira. Uvuye muri la jeunesse, sibyo? Hamwe mwasangiraga igikoma na capati nta mandazi, nubwo utari murabivuga, ariko niko byari bimeze. Iyo mutari kuri kamera, harimo igihe umuntu akubwira ikintu, wenda nkaba nshaka kukivuga umuntu mukagira ngo ni nk'ibinyoma. Ubuzima bwo muri la jeunesse bwari ubuzima bukakaye, sibyo? None bibaza umuntu avuye muri la jeunesse agiye muri polisi, arabona ako gasarere kazira igihe, arabona na ka prime kuri match ganye, kuri match mwatsinze. Mu mutwe byahitaga shushanyiriza icyo gihe. Wumve muri la jeunesse mwicaye hahandi, ndabizi kuri yagarumwaga muri bose, ibyo kuri twatundi mwasangiraga, noneho uhise ujya mu ikipe igukubita umushahara, igukubita na prime kuri match ganye. Mu mutwe byagenze gute? Mu buzima bwawe nka Beckham kakuri byahise bigenda gute? Kijya gihe ntabwo nagiraga ikigare kinini. Yego. Ku buryo cyane nshuka ngo ndagiye hariya. Narishimye ndanatungurwa. Ikintu cya mbere natunguye no kunjyana kuri banki bakamfunguriza konti kuri CSS polisi. Sinzi niba bagihemberwa. Naratunguye byakira nyine, ndagenda mbibwira umubyeyi wanjye, mama. Icyo gihe niwe wari uri mu rugo, papa yari yagiye. Ndamubwira ni rero dore ukuntu ibintu bimeze. Dore nsinye contrat imeze ityanza mpembwa gutya na gutya. Ngiye kugira konte na konte yaje. Ni imodoka izaza kuntwara. Urumva ni polisi niko bimeze n'ubu ngubu, ngira ngo njya mbona BCI. Waragaraga bakaza gutwara kugira ngo imyitozo. Bwari ubuzima bwiza, bwari intambwe ikomeye, yari chapitre yindi wenda nari ngezeho yindi buzima, kandi byaranejeje urebye, kandi n'abavandimwe, umuryango wose. Aho ni kuri kote navuga ngo yawe muri famille, mu mutwe ho bite byari meze gute? Ntabwo byakudistabinze mu cyangwa
warakomeje uba uri muri stable utuje uri kakure uri Beckham? narakomeje ntago amafaranga y'umupolisi ntago yigeze mvuga ngo aranganza cyane ngo agira yanshyira Yego. ntago yigeze cyane ko ngewe icyo gihe nabaga mu rugo nari mfite amasaha nahera burya buriya nubwo nabaga afite kontra cyangwa nahembwa ariko nari ndi handa nyine y'ababyeyi cyane nari ko umustar nk'abandi nyine wenjoyinga ni nacyo cyamfashije ushakiye gutaha ugatahira nari mfite amasaha ngomba gutahira mu rugo umukecuru ati ikindi kandi mfite na mukuru wanjye uri strict cyane yarambwira ko ngomba kuryama kare ko mfite imyitozo kandi koko nkabona nibyo hari igihe nataga ninze noneho nkakererwa imodoka ikansiga yansiga nagera ku myitozo nkashwana n'umutozo ugasaba nkasa amafaranga yuko nakererewe ubwo rero icyo gihe twari dufite umutozo witwa Goran Koponovic w'umuzungu ndamwibuka yari strict cyane iyo wakererwaga imyitozo ari igihe bisi yansigaga natega moto ikanjyana mwageraho nkaseya nawe akavuga ati mumukate ubwo urumva nagombaga gutaka uko byagenda kose byambayeho rimwe icyo gihe mukuru wanjye rero ashaka kumba ni focusing ngo wenda ndimo nabango ngerageje gusa n'uhuza gato ibyo uvuze n'ibyo narindiho byo kwangirika mu mutwe cyangwa umuntu ashobora guhindura ubuzima mental health yiwe igahura n'ikibazo wowe icyabikumiriye ni ya famiye n'ubundi nakomeje kubwira nibyo navuga Beckham izi saha urataha uyu munsi ugomba kuba uri mu rugo nimba nta myitozo ufite imirimo yawe yo mu rugo ntabwo ihinduka wagera no ku kibuga nimba hageze isaha itariyo igihano kikaba kiri hariya nibyo ngibyo ahari abavandimwe ababyeyi ni ukuvuga ngo nari mvuze ngo sinzi niba wankurikiranye neza nari mvuze ngo ibintu byamfashije kugira ngo ntatakara mbese ntayoba inzira yego utayoba nuko mu rugo ubusitari bwari buhashye ni buriya mu rugo hari ukuntu iyo ugeze mu rugo hari ukuntu ugomba kubaho bitewe na bakuru bawe n'ababyeyi hari umurongo nagomba kugendera nagomba kurenza nubwo naba ntabwo bagufashe nk'icyamamare ngo nimba wakoropaga ntube reka ushaka umuntu ugufurira nari umuntu usanzwe nese nabi cyamamare kurusha papa ko papa nawe yakiniye umupira ntago oya bimbwire neza ntago nabi cyamamare kurenza ku buryo narenga ngo ngiye hejuru y'amategeko yo mu rugo oya yakinye mu yihe kipe papa yakinye muri Mukura yitwaga Andre Muhindo abamuzi baramuzi bwo Ine wakomoyeho gukina impano ni hivu bega byiza papa wanjye rero nta noneho turimo dusana bihuta mbwira kuri wageze mu mupira ni hehe kuri nageze mu mupira yego burasi sinki burayi hehe ni mu rwego ntabwo ndi kuvuga twagiye gukina muri Europe hari amaturno nyine nakubwiraga y'abana y'irushanwa y'abana twagiye gukina amarushanwa yitwa Ghost ya Cup yabaga Sweden muri Sweden yego muri Europe hari zikunda kuba muri summer mu mpeshyi iyo twagiye gukina turi abana twagiye muri de 15 cyangwa de 16 numva ariho twagiye ndumva niho kure nagiye twagezeyo turakina nyine bisanzwe ariko urumva ni achievement kuri giyewe achievement ikomeye cyane ikomeye navuga bari abana batarengeje nk'imyaka ingahe twebwe twagiye turi batubwira ngo ni under 15 ariko twakinnye under 16 twayongereye kuko hari ibyiciro muri Europe hari ukuntu bafata amaturno yabo y'abana bateye mu bice by'imyaka mbese bagiye bafata imyaka nibyo twagiyemo ndumva ariho kure nageze mvuga niki kintu ujya wibuka muri ayo marushanwa y'abatangije imyaka 15 cyangwa n'itandatu aho ngaho i Burayi waserutse nk'umuntu uhagarariye igihugu cy'u Rwanda ni igitego natsinze dukina n'ikipe ya Norvège twayitsinze 4 nsindamo igitego cya gatatu mwayitsinze ibitego 4 kimwe utsinda cya gatatu yego kuri za kufra zawe n'ubundi oya ntago ari kufra icyo gihe byagenze gute shushanyiriza gatoya ntago ari kufra icyo gihe action bari bateye kona ndayibuka bari bateye kona gutya no ba defenseur wa Rodivia gutya basa nk'abo ba defenda nyine
bari Yego. kudefanda izamu ryabo none nari ndi inyuma ya petit surface inyuma ya surface gato yego nawufunze nyine nsa nk'uorient imbere mpita nshota kijyaho twari twayitsinze cyaje ari icya gatatu nyine muri bine wow. kimwe nicyo kintu njya nibuka icyo gihe ndumva nishimye cyane nshaka amayinite ngo mpamagare mu rugo ndabibura nta telefone mwagiranye icyo gihe naravuze ni iki gitego ntsindiye wagihamagara mu rugo kuko bagaserebura urumva wow ni amateka ariko ayo ngayo yego cyakora byiza kugira telefone ugamagara mu rugo none apari y'icyo gitego watsinze ikindi kintu ujya wibuka icyo gihe cyakubayeho n'iki mwari mubayeho umuti mwebwe na bagenzi banyu nta gashya kahabaye icyo gihe agashya katubayeho ntabwo agashya kabura ibyo byose iyo ugiye mu ndege bwa mbere byarenze gute icya kabiri ukajya muri Burayi atari no muri Afurika wenda uvuga uti ndasanga abanyafurika bagenzi banjye urabona ko akundi abazungu baba bari hano mu mujyi ubona ari umuntu umwe mu bantu benshi babibika niko twisanga natwe turi abayirabura turi mu bantu benshi mu bazungu yego gusa njya nkumbura ibihe twagiriye hariya njya nkumbura voyage imwe twakoze tuva ahantu bita Stockholm mu murwa mukuru tujya ahantu bita Gothenburg yari umujyi wa kabiri wari umujyi waberagamo amarushanwa nicyo kumbura muri urwo rugendo iyo voyage twaje dusererezanya bamwe barasinzira bakajya basinzira ukasama umuntu akagushyira igikarito mu kanwa cyangwa igipapuro mu kanwa umbwire nk'abantu batatu bane wibuka muri urwo rugendo muramba barara ntabwo mbavuga kuko bamwe impamvu nyine nkumbura ibyo bihe nizo blague twagenda tublaga dusererezanya hamwe n'izi solite nyine zabaga muri bisi ugasinzira kubera urugendo twakoraga rwabaga ari amasaha 5 ariko nyine utamenye twabaga turi muri aya mabisi manini twagendaga urugendo bumwe bagasinzira birumvikana ntabwo twari tubimenyeye urebye rero njya nkumbura rero izo voyage twakoraga tunaserezana byari byiza yari groupe ubona tumaze kumenyerana kuko bamaze gukora amaselection bamwe barabimina barataha twebwe dusigaye nyine dutangira gukundana dutangiye kubona turi abavandimwe ubwo rero ku buryo guserezanya byo byahoraga biri hafi abantu babana kandi bari muri memage bari mu kigero kimwe ari n'urungano ntabwo ibyo ntabwo byabura urumva ni ibyo bihenjya nkumbura muri make aho ngaho wari navuga ngo wari mu Mavubi y'abana bataranyije imyaka 15 reka tugaruke muri shampiyona ya hano mu gihugu cy'u Rwanda ikipe wasoreje umupira ni cyangwa ikipe nkuru wakiniye ubwo ni Polisi Namukura iyo wasoreje umupira ni Mukura kubera igihe cyarageze Mukura kugira ngo nyivemo buriya Mukura yanguze muri Sunrise yego Sunrise nakinye imyaka 2 Mukura itingura ndagenda mpagiye ariko najyanye imvune mu buzima iyo mvune ntago nzayibagirwa najyanye imvune hano mu itako icyo gihe mvune yambereye ikibazo cyane wavunikiye muri Sunrise yego navunikiye muri Sunrise ariko kungura ntago nari kugenda mvuga ngo ndarwaye kujya banishagira amafaranga ndagenda nkajya nkiniraho nyine yumva nkajya nyikiniraho rimwe na rimwe nkaza kwivuza i Kigali kandi ibintu siwe wenyine ahari uvuga ngo hari abakinyi benshi bashobora kuba bagurwa bafite imvune ariko akagenda agayikiniraho wavuye muri Sunrise ufite imvune yego navuye muri Sunrise ufite imvune ya hano mu itako iri iburyo ariko ntago byabuza gukina ariko urumva ryaranje hari muvuma ntashobora gukora ni ukuvuga ngo icyo gihe niho nagiye i Butare ubwo ndi kuvuga impamvu nyine navuye nibura mbaye nagezeyo nsanga Mukura ifite abakinnyi bari baguze abakinnyi bakomeye ngo bari kwiyubaka nyine umutoza wari uhari yari Okoko Godfrey sinzi n'umuzi ndamuzi umutoza yigeze kuntoza muri la jeunesse 2012 13 niwe dutozaga
urebye ni nawe wanankonvense, arambwira ati ndashaka ko imukura nyubakira kuri mwebwe twabanye, abakinnyi nzi kandi bamfasha. ndabona nta kibazo jewe ndarangije hano contrat, ubwo tuzaza tuvugane. Yego. Nuko yanjyanye ngezeyo, ariko ntabwo nize mubwira ikibazo mfite. Nariturije wakira amafaranga yawe. Nakira amafaranga yanjye njya mu kibuga ngajya nyina biri aho ngaho. Ariko nyine nsanga abakinnyi bakomeye ba Muhajiri, bitwa ba Nova Bayama, bakiza Hussein. Kije Muhajiri yari mu kibuga. Muhajiri twarakinanaga, ni nawe dutsindiraga. Muhajiri no se siwo za peri za Kigali zamukuye. Yaradufashaga cyane, niwe wadutsindiraga icyo gihe. Urumva ari nko muri 2016. 2016. Ngashima imyaka 8 urumva rero icyo gihe ndumva niho nasanze abakinnyi bakomeye, niho nanjye ndavuga nti uko byagenda kose ngomba gushyiramo ingufu. Yego. Kugira ngo nanjye ndebe uko nakina ahantu, kuko kandi ukiri kuri ya mvune. Kuko aho nari n'ubundi aho narindi narakinaga. None ngeze hariya nkura niyo challenge y'abakinnyi bakomeye bavuye muri za Rayon kandi nanjye ngomba gukina, ngomba uko byagenda kose ngomba kubona umwanya, kugumana umwanya wawe baguhamagariye. ariko imvune za kwanga rimwe na rimwe nivuza bikanga, nkabirwariraho nkabikiniraho rimwe na rimwe nkanasaba repo nkaza kwivuza, ariko wapi, nza gusubirayo. Umwaka wa kabiri niho naje kugira match za nyuma, ntabwo naje kuzikina. Ntabwo naje kuzikina kubera iyo performance nyine yari hasi. Hanyuma umutoza arambwira ngo rero komite yavuze ko tugomba kuzana abakinnyi bandi. Ndavuga nta kibazo. Ikibazo nari mfite nari nyizi. Wari ukizi. Ndavuga nta kibazo rwose. Turangizana neza nuko navuyeyo. Ngeze ni Kigali, ndumva nahise njya gukora entraînement, ariko ndavuga ngomba gushakisha ikipe kuko numvaga ntagomba kwicara. Noneho ariko ubwo warumbaje ubwo navuyeyo. Ubwo nasoje muri Mukura. Nuko nashoje ibyo nyine gusa bakinsezerera, ndavuga ukereka mfate godi zanjye basi mbere n'umwanya wo kuruka, ndebe ko nakwita kuri imvune yanjye ukivuza nivuze njye gushaka n'ahandi. Nuko natashye, ngeze mu rugo mbanza mfata repo, kwanza ndaruhuka no mu mutwe. buriya football isaba kuba ufite mu mutwe hazima. Yego. Buriya mu mutwe iyo hapfuye ibintu byose ni nk'imodoka igenda nta mavuta ifite. Ntabwo yagenda, yarayigera igakraka. Nukuvuga ngo football iyo wapfuye hano nakara tete malade bita birangiye. Ubwo rero nanjye nashatse umwanya wo kuruhuka, njya mu rugo ndaruhuka, mfata umwanya wo kwivuza. Ariko hagati aho nakoraga n'imyitozo, mvuga ni igihe n'iki nzasubira. Ariko nta kipe icyo gihe ufite? Nta kipe nari mfite. Hanyuma nza guhura n'umutoza wari uri muri Musanze, yitwa Billy. Yari coach adjoint wa Sostene. Apana Sostene yaje narahavuye. Wa Seninga. Yego. Seninga icyo gihe ni wari uhari. Noneho birarambwira ati wowe ubwo nkuzi ngwino tugende i Musanze. Nkundi gusa rusanzwe ukina shampiyona, ndizera kumeze neza. Ndamwangiye meze neza, maze igihe nkora imyitozo. Musanze kuko hari inzira ya Mukura irarangiye uvuyemo kubera imvune, ugeze mu rugo witekerejeho nibyo nako karuhuko. Hanyuma ugize ukura urasubukuye usubiye mu kibuga. Ugiye muri Musanze mu majyaruguru. Kugira ngo ngere muri Musanze nakoraga entraînement ku Mumena, twitozaga aba volontaire. Abenshi buriya ari abantu bashakiraga amakipe, abantu bashaka kugira ngo nyine we fit, nubona ikipe uzagende umeze neza. N'ubu nyambona habera amarushanwa iyo ntuza ya mbere yavuyemo nka Fazari, nyambona hari amarushanwa iyo shampiyona yarangiye. Yego. Ariko nukuvuga ngo icyo gihe ntago yari tournoi, yari nko kwitoza kw'abakinnyi.
iyo wabuze ekipe babakinnyi nyine baba bashakisha ama ekipe ukanaguma hafaho ukaguma en forme umubiri umeze neza kugira ngo nubona ikipe utazahirazira Yego. kurara ukuntu umubiri iyo batangiye nko gushitura nko mu myitozo y'ingufu yari igihe ushitura umubiri ugira amashirire gushituye wapi ntabwo byakunda kugira deshirire igihe umaze ni kirekire cyane mu kuvuga ngo rero icyo gihe uba ugomba kujya gushaka iyo myitozo yo ku ruhande kugira ngo igihe runaka nikigera nutangira imyitozo yego uzaba umeze neza ubashe kugendana n'abandi ubwo icyo gihe rero mvuga nahuye na Bill aho ku Mumena yego kuko nawe abenshi abatoza benshi baza gushakira abakinnyi hariya arambwira ati rero jewe ndabona nakujyana abanza avugana n'umutoza mugenzi we barambwira ngo igihe niki uzaza dutangira training ndagenda nagiye muri phase retour bari kongeramo abakinnyi yego ngezeyo nkora imyitozo bamakaribu banakira neza turakora imyitozo nyine kwa ko nari maze igihe nkora imyitozo nitegura rwose imyitozo igenda neza habaye igihe cyo kujya kuvugana rero n'abayobozi kugira ngo dukorane amasezerano bananyaka identité yanjye urabizi ko amalisansi imyirondoro yawe niba iri ku identité buriya ntabwo wakora lisansi itari ku identité biragendana banyaka lisansi ndayibaha nani identité irangamuntu ndayibaha tujya muri biro turavugana ariko dutangira gucirikanya amafaranga barambwira ngo urabona ngo amafaranga ngo yarashize amafaranga twayakoze ngo twayakoresheje ngo muri fazale ndavuga nti ngo none se ngo wakemera ngo twiye kuguha amafaranga ariko turayita fanta ngo barakurambagije amafaranga yo kukugura agiye kuvuga ngo jewe naricaye ndavuga se iyo mubona ko ntashoboye mwari kumbwira nkagenda ariko niba mwemeye ko nza gukorana amakontra namwe nuko mwari mwashimye ko nzabafasha cyane rero aya masezerano rwose aya mafaranga muri gutanga ntago nayafata giwe ahantu hose nakinnye sinigeze nyine amafaranga narya wumve ko nta nayakubwira buno kubera nanze kwirirwa nyabaza kuko numvisha ikintu cyo kuvuga amafaranga hano ni nk'imyaka y'abakobwa kuva nta kintu umupira ari bambwira amafaranga ndavuga ni kuva nta kintu umupira nibwo bwa mbere nari mbonye make cyane ambwira amafaranga arambwira ati aya mafaranga urihangana ntago turabizi ko umukinnyi wenda mukuru ntago amafaranga yagukwira ariko kubera ko president adahari Trump icyo gihe ntawe wari ahari kujya kina abantu kukiba kigira turabizi kuri mukuru ngo ngo ntago ngo urihangana merita guhengaya ngo ariko ngo fata ngo isabune ndavuga nti rero naricaje mbwira manager wabo yari umuntu w'umutipe nyine w'umujene ubona ko yumvikana ndamwa manager rero mbona uri umuntu w'umusirimu umupira hara ukinirwa mu kibuga uragoye hari umupira uragoye ntago umuntu yajya kwitanga arango bavuna igufwa cyangwa bakubita ahantu urundi rugingo ni jeu de contact biroroshye for free ngiye nabyita nk'iko ari free gukira aya mafaranga ntago ngiye nayafata arambwira ngo rega ngo president ntawe uhari ngo akihangana nakwihangana kugeza ryari nituma naho se cyo gihe ntago nshobora ngo uratwihanganye banyereka ipapuro by'amafaranga ngo yasohotse bise birakureba none ikintu cyambabaje niki nuko hari amafaranga ngo bahaye abana bavuye mu kademi kabo bazamuye kandi menshi agaragara none abasiniya babo umusiniya wabo nari buvuge izina ko waracyari muri shampiyona yarambwiye ati beka aya mafaranga ntago ngiyewe ndi wowe ntago nafata ariko twari tugukeneye kudufasha kuko abana bari kuzamura ntago ni n'umwaka wa mbere wabo muri shampiyona rero wowe ihangane wenda president naza tuzamubwira ko wakiniye ingenda mwana rero nika twumvikana nshuti yanjye uyu mupira igihe tubayemo ni kinini ntago nakeneye amafaranga ngo sinakundi ariko umwe twaranaga muri chambre bamwe ati beka abantu baragusuzuguye ukuntu rero ngiyemeze mpita mfata icyemezo ako kanya nta muntu usezereye Musanze nahise afata igikapu cyanjye mu gitondo cya kare nahise njya muri gare ni Kigali ngeze rero mu rugo
nibwo nitekerejeho nafashe icyemezo nanjye ntashobora kuza sinzi ukuntu nagifashe nageze mu rugo mpita mvuga nti ariko uzi ko bishoboka kuba nshaje gusa sinshaje cyangwa nkaba ndi gukorogana nkaba nyiri gukora niko navuze wowe ubwawe waricaye naricaye ndavuga nti ariko niba umuntu yicara akambwira ngo aya mafaranga niyo nakinira shampiyona yo mu Rwanda muri iyi mvura muri ibi bibuga ngiye nyinjira utu dufaranga tungana gutya ndavuga birashoboka ko wenda babona ko nakuze nenda kuzana iki sinzi nahise mvuga ngenda biretse n'ikimenyimenyi kugira ngo navuye mbabaye cyane mvuga nsha uyu muntu ishobora kuba ndavuga aba bantu baransuzuguye mu buzima cyane kageza hahandi no mu ndiba y'umutima naratashye ngeze mu rugo na godiyo zanjye zose nari mfite urumva muri quartier hari utwana tuba tugukunda nyine ko uri umukinnyi natwo tuba tukureberaho bamenye ko naje baraza ngo wite se ngo wabagaye ndababwira ntabwo nari mari nyine ndababwira ni muze mbabwire fata ikitwa godiyo na jezi zose byose byo nari mfite mu gikapu nahise mbibaha Peti ndababwira ni mugende mujye mubikinana nabo bari umuntu kubituhaje ndamubwira mugende nge nzagura ibindi ariko nanze kubabwira ko mbiretse ariko ku mutima navuze ni kugira ngo ntazibeshya nafata godiyo ngo ngiye kwigira ndahise vuga Beka tubwiza ukuri warababaye cyane nukuri ko Imana arababaye pe Musanze nahavuye imbise nashyizeho akadomo mvuze ntakagaka ubu ngubu ndekeye aho niba bigenze gutya ubu ngubu ngiye gushaka ibindi nkora wenda akazi si umupira gusa ni ukuvuga ngo uwavuga ngo urwibutso rwiza wagize muri football uribuka uri muto uri muri la jeunesse uribuka polisi kwigura uribuka ujya mu batarengeje imyaka 10 n'ingahe mu Mavubi y'abana uribuka ujya muri Mukura ariko ukagira urundi rwibutso rubi none rwatumye n'amasezerano ruri yari Musanzeho kandi ukuntu nagiyeyo ndi determine cyane imyitozo nyujuje wakaniye muri entraînement yavuga ati imyuka ari imyuka formal uvuga ati Beka mungiye kugenda discipline iri hejuru cyane ugezeyo baragukasa kuri ubu ugezeyo arambwira ngo urihangana mukina ndavuga ndavuga jewe ndavuga manager nawe umusirimu kuko aya mafaranga ntabwo nayakinira cyakora off mic uraza kuyambwira Mabiyate isoni ntabwo hoya nyine ariko ntangiye sizabivuga kuko nanjye bitewe n'ukuntu kuko nuko bivuga ikintu cyatugena muri kwiciro kavuga ngo ahari ndashaje ahari bangu ikintu cyagukoze cyane ku mutima n'abasaza wumva byo wabaye disturbed mu mwanya cyo gihe twakinaga n'abasiniya barimo ba Bogota ba Wayeka urabyukira Musanze yari ikomeye abasiniya twarakinanaga n'abasezeye bari Peti uragiye ndagiye Wayeka niwe twakunda kuvugana mu Kongomana Musanze muri chambre ndambwira Ibahane bya hano nuko bimeze ngo Peti arambwira ngo wari kwitonda ngo president niwe wambwiye ngo president nawe ndamwa ubwo mvuze izina Wayeka nyine ko atagira muri iyi champion abandi nago ubwo nyine ndita ngenda ndavuga ndatashye ndavuga nti se birashoboka ko wenda naba nshaje kuruta bano basaza nsize hano muri Musanze ako Beka nukuri murabyoroshya sibyo wenda ku bantu badukurikiye reba tekereza gato yakakanya sibyo ahantu wicaye umwuga ukora ubukunzi akazukora ugakunze ibintu navuga ngo wihebeye kuko yari impano ukunda Beka sibanga nawe nari meze nyimo nigiye umupira nari mumaze noneho tekereza ikintu akakanya gishobora kukubaho umuntu ashaka gukorera ukicara ukavuga ngo ndarambitse ntabwo nzongera sihungabana Beka oya ntabwo wagize ihungabana nahungabana nagize kubera ko umupira uri narawukundaga cyane n'ubu ariko ndacyawukunda uracyawukina se umupira ngukina bimwe byo kwiyamiza gusa kugira ngo numve umubiri umeze neza byo gukora siporo ntabwo nawukina nyine by'umwuga nuko nguko kuri Beka cyo gihe ntahungabana ntabwo wamaze nk'iminsi 35 uri mu nzu mu cyumba uri kwitekerezaho ari byo nkubwira nyine uwo munsi ntahungabana rirenze kuko numvaga nyine bibaho ko ngewe nyine ko nari mbonye icyo gihe nari mfite experience y'abantu benshi bagiye basuzugurwa mu mupira nari mfite experience y'abantu benshi ndagenda nyine ndavuga nti okay ntiwabona ituru yanjye ari iyi cyangwa wabona umunsi wanjye ari wo kure ku mupira kuko ngewe buriya
ikintu ngewe ukuntu nteye ntabwo nyempfa guforsa ikintu iyo mbona ikintu kidashoboka ntabwo nyempfa guhatiriza navuze ni imyaka nakina umupira wa muganeka kubera ntazongera guhura n'abandi bakambwira ngo aya mafaranga nawe reka tubumvikaneho neza warekeshejwe umupira ntabwo waretse umupira nsibo navuga ko naburekera nuko muri izo nzira kuko ngewe icyo gihe hari n'umundi manager Sunrise wamamagaye nyuma yaho Kore sana Kore kabisa nawe bibaho mu buzima bibaho hari igihe uhura n'icyo bihe nyine rega ntabwo ibihe biba ari byiza nawe Sunrise ko navuye njya muri mukura bigeze kumamagana none barambwira ngo se ko nta kipe dufite ni manager umwe ntabwo muvuga yego yaramamaga ko yarafite nimero za nambwa ati waje twagwa amafaranga hanga ko twimukiye hirya za Nyagatare no kweri ntimba nakabaro nari mvanye hari urwibutso rwo muri Musanze ndavuga ni manager ko nabiretse mwakishakiye hano kumera abape tuzaze kwereke cyangwa ubuze nabo warahungabanye none se ibaze ikintu gishaka no gutuma ubona andi mahirwe asubira hamwe waruri sivyo ariko umutima ntukurure mu mutwe ntukurure ibyiza uri bubone ituvuga uti nakongera gura nicyo nahuye nacyo mu by'ukuri nabeshye nyine nuko nanze numvaga umupira muri wa umupira iyo wamaze gupfa mu mutwe nabikubwiye bura ntacyo wajya no kumara ubundi wajya yaba ari iki gihu kigiye nta bwenge nta mayindi ziri mu mupira yaba ari iki kibiri cyanjye njyanye kandi ntabwo ngiye kubeshya abantu sinjya nkunda kubeshya abantu ntabwo narya amafaranga y'abantu ngo gihe hariya kandi nzi ko nta kintu nzabafasha rero nabwiye manager ni manager rero hano kumumena abana bitoza ntabwo nk'abana nka babiri mfite inshuti zanjye kandi mbona bashobora gufasha ngo wowe se ndabuganire kareka ngewe narabiretse ngo wabiretse kaka ndavuga narabiretse gutyo kabisa arangate beka ibintu uvuze nibyo tereka mze kubaza mukuru wawe Pedro wa munyamakuru nuko yavuze aramubaza Pedro nawe aramusobanurira ariko Pedro nawe ari mu bantu bababajwe n'icyemezo cyanjye buriya nawe yari nyicaritse arambwira ati ibi bintu nanjye ndi mu bantu batabyumvise batanabyakiriye ibi bintu ukoze bibaho ndavuga ni grand frère umbabarire ngewe icyemezo nafashe n'iki kandi ntabwo nagisubiraho ubwo niba birashoboka ko ari uyu mwanya ubigeze ko wenda ikariyeri yanjye ihagarara ikarangirira ahangaha ubwo rero ubwo mu manager wa Sunrise niwe twarangirije niho narangirije byitwa iby'umupira uramuhakanira neza ndamuhakanira ndamubwira nushaka abakinnyi uzambwire mfite nimero zabo hano baruziye kumumena niho twitaza nuko akadomo ngashyiraho mvuye Musanze ntabwo uciye mu ijambo hari abakinnyi ntabwo ndi bubavuge amazina ko ntangira iyi channel yego nimba ari ikintu nge nemera kandi nihaye nk'ihame ntabwo naza ngo mvuge Kakure Jimmy Antoine Beckham nta musabye uburenganzira yego kuko nemera ko umuntu agira privacy uri umusitari ariko ufite ubuzima bwawe bwihariye bwite bwawe ntagomba kuvogera uko byagenda kose ni ihame ngenderaho kuko naravuze ni harimo n'ibyo nzajya nakira nk'ushimira abantu bakomeje kunyandikira ni gahunda yo kuvuga ngo dusa n'imitima y'abantu ariko tutabangije tudasenye n'ababo umuntu ashaka kunyandikira barimo barabikora benshi maze ndimo ndagenda mbukusanya kuko nahisemo kuvuga ngo nzi ngo usome ngo uyu mugabo cyangwa uyu mugore ngo byamugendekeye uko ushobora kuvuga ibibazo byose uko bikurikiranye Beckham akavuga atari ko umuntu uko numva ibyo bibazo byari nk'ibyarunaka tujya tuganira bikakorohera kumenya ngo nindi naravuze ni byiza reka bakomeze bandike bamaze kuba benshi mbihurize hamwe noneho njye mvuga ngo ikibazo kimeze uku nuko ababyumva babyumve ushe kumugira inama ayimugire ashaka kwishyira muri commentaire ashobora kubinyandikira inbox hanyuma njyewe nkabanzi ngo iyo nama nziza ugiriye umuntu ndayimugezaho mu nzira niyi aho nari mbivuze kugira ngo nkubwire gato kuri icyo kintu uvuze cy'ukuntu njye sinemera ko wahagaritse umupira warekeshejwe umupira nimba ariko mbyemera wihangane nimba nako mbyumva wihangane wewe niba atari kubyumva kuko Beckham twari tuzi ntabwo yaretse umupira kuko akuze
yaretse umupira kuko imvune zamwugarije, Njye niko yaretse nabitekereje. umupira kuko yumva muri we avuga ngo Jeanette gukina ahubwo nicyo gikomere wakuye muri Musanze, uricara uravuga uti sinzongera, sibyo? Reka rero no komeza no gukoresha izina ngo ni Musanze, nabo bantu bamwe bari bari muri Musanze bari bafite muri izo nshingano, barambwiye ngo Trump yaba ntabwo byari kuba uko yatarahari nyine. abo mwaganiriye tutari buvuge amazina, abo nibo bakwangirije uwo ngira ngo mwanya, sindanabibuka cyakora amasura yo ndayazi. ntukanabibuka uri umuntu utuma njye sinkubeshye, umuntu ushobora gutuma ndeka ikintu nakundaga nafata nk'impano nk'umwuga nkakireka, ndasenga ngo sinkabyibuke. Hari abantu twigeze kuganira, sindi buvuge amazina yabo, murambabarira inshuti zanjye muhurikira kuri uru rubuga. Harimo umwe wambwiye ngo naretse umupira kubera kuvugwa, atavugwa n'abafana. Yego, kwa kundi umuntu ashobora kujya akavuga ati muzi aturi yarashaje kandi akinyiseze 2 3. Yego, hari umwe waretse umupira kubera ibyo, yaraje arashininga pe, twese tujya hariya turafana, mu kanya gatoya avamo. Ndi mu bantu bamuhamagaye mu mbere ambwira ati Runa biti tenakubeshye my sister muretse kubera kuvugwa. Baranyita umusaza, baranyita umusinzi, baranyita baba uwo tuganiriye ikintu tukemeramweho buracya mu gitondo akanyandagaza, ndabiretse. Undi umwe nawe ari ku mupira kubera ngo harasingwa n'abatoza, gufatwa nabi, amagambo mabi, kumwe umuntu ushaka kumusuzugura nawe ubwe ukamutesha agaciro. Noneho za kuvuga intese turi mu gihugu dukeneye impano nyinshi mu bintu byinshi bitandukanye, birakwiye ko umuntu areka ikintu runaka yakundaga kubera uwakamufasha ngo kigendemo neza akaba ari umusubiza inyuma. Be nawe bikubitanye nuko nawe wagiye muri Musanze bari warambagijwe, bakuvanye ku mume nawe uri muri ikirira, uri mu bihe byo kwitekerezaho, barakujyanye bakugereje bati fata agafanta shati nagasabune, ngo nagasabune, ngo ariko ngo humura bizagenda neza. Noneho nge narimvugiye nti nuko utabyemera ariko wahuye n'ihungabana, kuko icyo gihe reka nze nge ngoye nk'urugero tuganire turabavandika, siko twabyita buriya nge niko ndi bubyita akakanya, wowe n'ubwo bwose ufite uko ubyita. Ndakeka ko uwo mwanya ukiva muri Musanze ibyo bintu bikimara kuba, mbwira uko byari kugenda iyo ujya guhura n'umutoza runaka cyangwa mu manager runaka w'ikipe, mukaganira akakubwira ati Beckham ibyo mbwiye bikubayeho muri Musanze ndabibonye ndanabyumva, ariko ngiyewe nzi agaciro kawe, rekritoma yawe wenda ni umubare umwe n'amazeru wenda 6 inyuma y'umwaka, maciganye ni naya aho uba ngaha hariya harahari, sibyo? Imyenda yawe mu kibuga ngiye, resitora irahari, aho urara byose birahari, icyo tubura ni wowe nguze ukina. Ukabona na ahantu hameze nkaho uri kwisanga mu bavandimwe, uri kwisanga muri famiye nk'uko wari ugiye ugasanga umuntu nka Petro, nka mukuru wawe, ntabwo ari kugenda. Mvugisha ukuri nk'umukristo, to be honest, ntabwo nari kugenda. Bari wakomeretse bihagije rero. Ntabwo nari kugenda kuko urumva ngewe ukuntu navuye hariya, burangiwe ngewe hari ukuntu mbayeho, ngewe sinjya nkunda, navuga gutera, iyo umbwiye ko nta nzira ihari ukabinyumvisha nkabona ko nta nzira ihari, ntabwo njya ndisikita ko irahari cyane ihari, ntabwo njya ndisikita ngewe, nta nubwo nirinda kudisikita nawe unyumvisha kuri mpita nkubwira nti okay nkahita ncaho. Ntabwo hatiriza kuba muri wowe, ntabwo njya mpatiriza, mana yanjye icyanze kirangura rekura, icyo nanze ndarekura, ntabwo njya mpatiriza ngo mbabarira ngo cyangwa ngo ukomeze oya. Niba byaranze kuriya, ngewe naje muri bisi ya Coaster ntekereza iva Musanze umugeze i Kigali, ntekereza ibitekerezo byari byinshi, ndavuga nti uyu munsi
iki cyemezo ngiye kugifata ndekera umupira, uzabimbaza wese ndamubwira ko nawuretse. Navuyeyo mvuga nti nta handi nkeneye gukina, kuko icyo kibazo mbajije kirasa nk'uwo manager nyine wamamagaye. Messi yamamagaye, yaguhaye ibyiza byose wumva. yarambwiye ngo ngwino hano turi gushaka abakinnyi kandi aha wowe turakuzi twabanye na neza. Yego. Ahantu icyo cyahindutse nuko twagiye kuba bahita ngo iki hari Nyagatare, kuko yavuye Rwamagana ijya Nyagatare Sunrise. Ndavuga ni manager rero, ubu ikintu kiri mu mutwe wanjye urakize, maze ubu na godiyo narazitanze kugira ngo ubyemere ko gufata umwanzuro. Ubwo rero njyewe ntabwo njya nkunda guhatiriza cyane, icyo hanze kiba cyanze nyine njyewe ndareka. Ndahise mvuga nti ubu ngubu ndabiretse, reka nabo bana nakubwiraga bw'ubwana bw'ubucuti bwanjye buto bwiga primaire bwaragemba ubujezi mbuhano na godi kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo ntazongera no kuzibona mu maso yanjye. Twana se basi ndacyahura. Turahura n'udushiti twanjye twarakomeje turakina n'ubu tujya tumamagara dukeneye inama runaka. Ese ko akademika kanshaka ndamwana urumva nabo nyine babonaga nyina kandi bazaga no kuri stade rimwe na rimwe bakabona ndimo ndakina muri quartier duturanye. Urumva nta wundi muntu bari bazi. None se Beka warazinutswe burundu? Ngiye navuga ko nazinutswe, kuzinuka nazinutswe gukina gutoza nabyo ntabwo nshobora, kuko buriya football nayibonye mo stress nyinshi cyane kandi ngewe nanjye kuzinukwa biteye uvuga ngo no gutoza ntushobora. Ntabwo nshobora kuko uzi impamvu buriya nakubwiye nti ngewe aho kugira ngo mbeshye ikintu ngo nkigiyemo nakigiyemo beta nakireka. Byiza cyane. Rero aho kugira ngo mbeshye ngo ngiye mu butoza ngo nzaje ngo ngiye oya nta hantu nzabikorera ntaho. Umupira nawo uvuyemo kirya gihe cyakora icyo nkora ndeba ura no kuri stade uzikomeruka kuri stade 2017 gwiki niho meruka kwicara muri stade ndeba match. Icyo gihe ndeba match imyaka 7 udakanagira kuri stade. Yes, sinzi nuko hasa. Nagize Imana Yesu aranyifatira ndakizwa. Ubu stade amahoro nshyashya ntayose. Ntayonze. Ubu na KPS yari Nyamirambo nta nayose. KPS Kigali Pele Stadium. Narakiniye ari match twakiniye ariko ntago ndajya kureba match ya champion. Bivuge ngo ngiye kureba champion. Kwakina ko abavolontaire ari ugiye twakiniye match ari bya match bya abavolontaire nyine byo kwishimisha. Ariko kuba ngo ngiye gufata umwanya ngo ngiye muri kureba champion ntago ndageyo. Ikintu kigoye kumvamo hano umuntu wari umustar cyamamare azwi ku izina Beckham akaba yarazinutswe umupira ku rwego rwo hejuru hamwe ubamaze imyaka 1 2 3 4 5 6 7 no muri we yumva nta nahantu yakongera guha n'umupira kereka wenda gukina wenda byo kwiyamiza n'abagenzi. Ubundi ngewe nkunda kujya gukina byo kwiyamiza, nkunda kureba match z'Iburayi. Abantu bakiye umupira bajya wenda bavuga bati jewe ningira ubushobozi nzashinga academy nzajya gute. Wite wenda ntabwo byo bikuzamo. Oya. Bura uhindukiye? Narahindukiye kabisa. Bura ayo mafaranga yakuramo ari n'undi muntu wabimbajije ndumva. Ndavuga ni mushiti wanjye yabimbajije aramubwira ngo ubaye mukire. Ndavuga ni ibintu by'umupira wapi izo ayo mafaranga nayakoresha yandi business nyinshi zo gukora. Imana ikugiriye ubuntu, urubatse, urabyaye, umwana w'umuhungu wawe arakubwira ati papa ngiye gukina umupira. Muzagirana ikiganiro kimeze gute? Buriya ntawo utangira impano y'umuntu. Kimwe nk'uko ndagurogera. Ngewe mu rugo inyitangira gukina umupira ntabwo babyemvaga. Bumvaga ko nshaka kwiga tu. Umunsi Ferwafa yaje kudusaba mu rugo tugiye kuvayaje tugiye kujya i Burayi bandikiye ababyeyi. Icyo gihe niyo ababyeyi bavuze bya bintu burya birashoboka twajyaga tumuteza inuza ngo ntajye gukina bya bintu. Nukuvuga ngo icyo gihe nibo babonye ko Imana ihari.
bahita bampugwa hedi. Ibintu byose nakoraga bari babizi, barambwira ese kutajya gukina bakanshyigikira. Ni ukuvuga ngo ngewe umwana wanjye ambwiye ngo ndashaka gukina rwose namushyigikira. Ntabwo wahuza n'amateka yawe. Ntabwo umwana n'umwana nanjye ni njye. Cyiza cyane. Bivuze ngo ibintu biza kuko ndi kumva byarafashe pe bita bihagarika. Oya ntaho nahurira n'umwana. Umwana nabikunda ikaba n'impano ye azabigemo rwose nzamushyigikira, ariko urumva ntaho ngiye mpuriye n'umwana. Umwana n'umwana kandi ikindi ibitandukanye na kera, ubu ngubu abana basigaye bitabwaho cyane kurusha kera twebwe uko twazamutse. Na za akademi zabaye. Barabiyo akademi. Urumva umwana hari abo bafavoriza, hari abo kumva ngo bagiye gukina ahantu runaka. Urumva umwana n'umwana ntaho nahurira nawe. Namushyigikira. Uranyemerera gato gusubiza inyuma kwako n'iminota irimo iragenda, ngira ngo abantu bakomeje kukureba barabona ufite inkovu hano ku kaboko. Harayihuriye n'umupira? Iyi nkovu naravunitse. Navunitse ndi muri la jeunesse twitegura match ya Kiyovu. Ubu ni double fracture nagize, navunitse mu gufu kabiri. Hano na hano. Navunitse turi kwitegura match, turi muri déclassage, match ari nk'ejo. Ntabwo wavunikiye muri match nyirizina. Wavunikiye muri déclassage. Twitegura match ya Kiyovu ndabyibuka. Ntera umupira gutya par accident nyine ndamanuka, ibiro byanjye bigwira hano ahita hacika. Nuko inkovu yaje. Ubu harimo tije? Harimo tije ubu ngubu. Pole kabisa. Nibanira nazo. Wambwiye ko utagikurikirana umupira cyane, iyo ujya kuba uwukurikirana kugeza ubu nari kukubaza wenda ikibazo nabango kiri current cy'uyu munsi. Nkakubaza nti wenda mbabarira umbwire ukurikije umupira ukuri kuwubona cyiciro cya mbere, amavubu uko ameze, wenda nk'11 beza bawe umukino umwe kuri buri mwanya, nimba utari kuwukurikirana nkabeza bo mu gihe cyawe, hamwe uvuga uti jewe ntabwo nzawugarukamo ariko nifuje kureba ikipe nahagararamo nkavanga iyi nyirimo yabirimo runaka na runaka? Nakubwiye sinzi wanyumvise, nakubwiye championnat yose nyine ariko Amavubi ndareba. Wow, bampe rero b'Amavubi ba current ubu ngubu current navuga mu izamu ashyiramo Fiacre, yego, Mborenga kuri kabiri, kuri gatatu ni Mangwende nyine, axe centrale niba ari ya nyine babiti Manzitiri na Mutsinzi Ange, yego, hanyuma gatandatu nayo ndemeranya na Bonheur umukinnyi ubona uri kuzamuka kandi ari gukina football moderne. Ari gukina akina ibintu football igezweho. Bonheur nakunze imikinire ye, nkunda mbese mentality uburyo yitwara mu kibuga. Nakunze imikinire ye, ubwo niwe wenda nari ninzeho uriya Bonheur, ubwo uri kuri gatandatu. Hanyuma kuri ubwo ndajya ku 8. Ku 8 ndahashyira Raphael bamutipa ukina muri Suède. Ndamushyira ku 8. Wenda sinzi niyo ubwo uranyangana nubwo batakimuhamagara ariko ngenda ndamushyira ko namubonye. Niba baravuze ngo bawe. Ndamushyira ku 8. Yego. Hanyuma Gilbert ndamushyira hariya ku 11. Karindwi hariya. Karindwi nahashyira Kevin uriya nawe umuntu ukuntu akina. Kevin arakina bitewe na taye ye, umupira akina ntabwo uhanye na taye ye afite. Akina umupira w'abantu bakuru kandi utanga mbese nuko ntabwo ashepa ntabwo ikiburiye.
navuga umupira akina ntabwo ungana na taye mbese afite ubwenge bwinshi Keve kandi Keve nta hungabana agira muri we mu mupira bakina abari poza akina ibintu azi ubwo ni Keve nashyize kuri 7 ubwo hasigaye babiri harya hasigaye babiri 19 ubwo icyenda nahashyira Nshuti Innocent ubwo nawe yazamuye urwego 10 nkahashyira Hakim Sahab nawe nubwo batajyahamagarwa abo nibo banjye mbona ngewe bakina nawe udukurikiye wemerewe gushyiraho ngaho ka commentaire hasi ukatubwira uti ngewe nanjye 11 banjye nabangaba bibihe byose kabazo k'amatsiko sinzi ko ari bukansubize ko nabonye ibintu bijyanye no kwinjira atabisubiza iyo kipe mpaye ninde wayitoza ekipe ngwaye yego yatozwa abatoza babiri ukubisha head coach n'abamwungirije iyo kipe yatozwa na Kayiranga Baptiste na Rwasamanzi Yves kuki huje abo bantu bombi nuko yego ikipe mvuze yego n'abana bari bakira abana bari jeune kuntu ura muhandaje simo nka 23 25 24 gutyo muhandaje yabo kandi nkaba nzi ko aba batoza babiri mu kureba impano nabo bafite impano yo kureba izo mpano nyine bafite ubwo buhanga bwo gutoza abo bana Rwasamanzi ari Kayiranga n'abatoza batoza abo bana nyine ukabona barajyana nibwo nsobanuye impamvu nyine batoranyije nanjye niyo mpamvu ntacyo narizaho hari akantu maze iminsi mbona ngo we listen we don't judge urumva ariko nta kirenza niyo mpamvu kuri I can't kuko iyo ngiyo si yanjye ni yawe sibyo cyane yuko ngiye unambarije muri iyi minsi aho bigeze unakubwira munini bakeya cyane ni bake cyane hanyuma turimo tugana ku musozo nkomeza gushimira abantu mwese mwadukurikiye kuri Gisa Foster TV nkirutsa ngo ni mutakora subscribe uyu ni wo mwanya wo kubikora wo kuntera iyo nkunga ukareba iki kiganiro cyose ukareba n'ibyatambutse ukareba byose ugatanga n'igitekerezo kandi nawe uramutse wumvishe ushaka kutubera umutumirwa uhawe ikaze ahangaha ni karibu ni mu rugo ni wanyu ni wacu hanyuma bekambwira uvuye mu mupira w'amaguru kuko hari ikintu nirinze kuko navandaza kukikoza turimo tugana ku musozo wambwiye byinshi uko byari bimeze icyo gihe ndetse niyo nk'umuntu mukuru niyo ugerageje kubihuza n'ubusanga ntaho bitaniye navuga ngo kuba umustar no gukizwa ni ibintu bisa naho bigoye ababikora keep up kandi courage cyane muri ntwari yes hari ababishobora ntabwo twabaveba ntitwanabakuramo kuko barahari ya ariko n'abatabishobora nabo nababwira ngo suko utabishoboye nuko utaragira igihe cyo kubitekerezaho cyane mu bihe umwanya nemera ko ntakidashoboka kuko Imana ntago isanga umuntu gusa mu rusengero nemera ko no mu kabari no muri boîte yagusanga bigakizwa ukavayo sibyo nibyo nari kuzave no nk'umuvuga butumwa n'ubundi ahubwo ndumva utangiye kubwiriza hanyuma mbwira wakijijwe mu mwaka hamwe wavuze ngo nakire Yesu Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwanjye nakijijwe muri 2018 hari impamvu yagusunikiye kujyayo cyangwa nkuko wanzuye guhagarika umupira nabwo ndahagurutse ngiye gukizwa nta mpamvu yanshidukiye kujyayo kuko ubwanjye buriya nabone ko igihe kigeze kubera iki kuko buriya mu barokore turavuga ngo iyo umucyo wakumurikiye uwo munsi navuga ko ari nk'umucyo wari wamurikiye uwo munsi mfata icyemezo cyo gukizwa nawe n'umushumba umupasiteri wanjye ubu ngubu icyo gihe yashumbaga abo mu rugo nyine kuko twese twasaga nk'aho dusengera hamwe noneho akajya babwira ati uriya mwana azakizwa
ariko ntibabona aho bizava kuko baba babonye ukuntu ngewe nibera mu byanjye misi yanjye. Noneho rimwe niba ari amasengesho yabo ntumbaze, ariko igihe cyarageze nyine uwo mucyo uramurikira. ni igihe cy'Imana, igihe cy'Imana cyari cyageze ko burya igihe cy'Imana niyo mpamvu wari muvuga ngo nutabikora nutavanga biriya bintu nyine by'ubusitani nuko igihe cye kitaragera. Buri wese igihe cye kiragera, twese ntabwo igihe cyacu kigera rimwe. Navuga ko ari cyo gihe nakijwe nyine nagize amahirwe yo kubona Kristo Yesu. Navuga ko ariwo munsi yamurikiye nsa nk'uhindutse nanjye ubwanjye biciwe mu nzozi narose. Njyewe ubundi ntabwo najyaga ndota, niyo n'ibintu najyaga ndota byacyaga nabyibagiwe, ariko buriya Imana ifite ukuntu ivugana n'abantu bitandukanye. yego cyane. Buriya njye navuze ko ariyo twavuganye kuko icyo gihe nagize inzozi ntabwo ndi buzivuge. Nta kibazo cyane rwose, nta kibazo. Yego nagize inzozi ziteye ubwoba kuri wowe. Yes, ziteye ubwoba, ariko icyo gihe ntabwo nari nkiba mu rugo, nabaga iwanjye. Noneho mbyuka mpamagara mama ndamubwira nti narose ibi, mfite ubwoba natiti. Ari ibikwerekeyeho wowe ubwawe? Ari ibinyerekeyeho ubwanjye kandi biteye ubwoba. biteye ubwoba. Mama arambwira ati rero narakubwiye ngo ukizwe, ni Imana iragushaka, izo nzozi zimeze gutya, Imana iragushaka, va mu byo urimo uze ujye mu rusengero bagusengere, wature niba ari byo watura, bakwatuze ujye kwigira kubatizwa ubatizwa. Mu by'ukuri icyo gihe nabifashe nk'aho ari ibintu bisanzwe, ariko nagize ku mupasiteri wacu icyo gihe nyine arimo aranganiriza. Urabona iyo umuntu akijwe hari ukuntu bakuganiriza bakubaza ibintu, ese byagenze gute, ese ibintu nk'ibi wabijyagamo, ibyaha wicuza ni ibi, ukurura igihe cy'umupira w'amaguru cyose urakizana byose. Noneho ariko mbere bambaza ibyo narose ndabibabwira, bahita bambwira rero iki ni igihe cyawe cyo gukizwa, dore Imana iragushaka, ni ikintu utagomba kurenza mu byo wakora byose. Ndavuga nuko bimeze. Icyo gihe n'ubundi iby'imipira nari narabizinutswe, ndavuga nti why not nakizwa ko abandi bakizwa bari na proud yabyo, why not igihe itamvuga nti umfashe umwanzuro. Kuri beka mudakunda gutinda ku bintu. Abafashe umwanzuro kujya gukizwa. Mfashe umwanzuro ndagenda bankora deliverance. Buriya deliverance hari buriya kugira ngo ube umukristo nyawe, bitewe n'ahantu twagiye duca n'ibyo twagiye tugiramo, hari ibintu byagiye bitwanduza byinshi, bigenda bitwanduza bitewe n'aho twagiye tunyura tukiri mu isi nyine. Si kuri guhatsinda wanyuze n'umupira w'amaguru byakwandurije aho ngaho. Yego, si mu mupira gusa n'ahandi hanze umuntu aba afite byinshi byamwanduje. Ntabwo byabura byose. Ntabwo byabura. Ubwo rero icyo ukora uragenda bakora deliverance, bakakudelivera nyine, bakagusengera, mbese ukagenda mu mahame y'umukristo. Kugira ngo rero nanjye mbe uwo mukristo, nuko naciye muri iyo nzira, ndagenda ratura, baransengera, barandelivera, ariko ntabwo byari byoroshye. Gutangira urugendo rw'ubukristo, uvuye mu mupira w'amaguru. Yes, ariko intambara zahise nkivuga ngo ndakijijwe nibwo zatangiye kuzana none. Intambara nyinshi zishobora kunkura mu burokore nanone. Urabona Satani ukuntu ateye, ntabwo akunda abantu bakizwa. Abantu bajya ku Mana ntabwo bakunda Satani. Iteka aba yifuza ko abantu bose bamugana. Yakabona ujyayo rero ashakisha inzira zose. Ni muri izo ntambara nagiye mpura nazo, ndarwanywa, nkajya nterwa n'ibintu,
ariko bakansengera nyine bigashira. Rero igihe kiza kugera ndabatizwa amazi menshi, ariko nabanje kubyigira ku rusengero nk'abandi bakristo bose, ndakizwa umukristo. Ariko sinzibagirwa ijambo pastor wacu yambwiye nkimara gukizwa, arambwiye ngo Jimmy, ngo yabimbwiye imbere ku gatuti, imbere y'abantu bose, yego twari dupfukamye ari kudusengera, arambwira ngo Jimmy, ngo uyu munsi rero ngo udekaraye intambara na Satani, ngo nibwo ugiye kurwanya umwanzi we kumugaragara. ubwo nicyo yashaka kumininga, nyine niyo mining yabyo. Ubaye umwanzi wa Satani, witegure rero ugiye mu ntambara. Ndavuga Imana yanjye ko nakunda ibintu by'intambara, ariko njye ntabwo narimenye kuba yavuga intambara yo mu mwuka, ntabwo ngiyeyo namenye intambara iyo ari yo. Mba ndaho mvuganye umuntu uzanyitambika wenda tuzafata, ubwo nuko nagize ngo ni ya ntambara yo ukamenye ko ari nsimenye ko ari intambara iri mu turwana nabyo si byambaye. Yes. No nkomeza kugenda niteguye gutyo, mvuga nzarwana. Kumbe uko ngenda nsenga mu rusengero niko nagiye mishurirwa iyo ntambara nahuraga nazo. Gahoro intambara mwakagenda abura nazo. Intambara ni nyinshi cyane umuntu yahura mu gakiza, mu nzira y'agakiza. Umukristo ahita abyumva. Yego, umukristo arazizi, arabyumva nako. Intambara nyinshi nagiye mura nazo zincalenginga, binkura ku Mana, ariko burya Imana igufiteho umugambi iragukomeza. Ubu rero nshima Imana ko ubu tuvugana ubu ndi umukristo kweri wuzuye. Niho nari ngiye kukubaza, mvuge ngo tuzi Beckham mu kibuga, ubu mu rusengero uri he? Uri mu ministère, umukristo, uri mu bw'ubutumwa, uri umunyamasengesho. Nuwaza gusengera aho uri yaza areba Beckham he? Ubundi nsengera muri itorero ryanjye ni Christian Family Church ryo mu Nyakabanda. Abanganga nsengera no muri indi ministeri yitwa Goshen Ministry. Yego. Ubwo naho habiri. Urabizi ko ari ministeri n'urusengero. Naho habiri wansanga ushatse nkoramo umurimo. Uhe murimo? Nkoramo umurimo wo protocol. Uriya naragize mu rusengero n'Imana itima umurimo. Umurimo urasizwe, urasengera abandi, ariko uzivuga ngo buri muntu wese uje umuhesha umugisha, umwereka aho anyura, umuyobore, dusobanurire. Ni ukuvuga ngo ndashima Imana ko mwiza cyane mu murongo ndimo, nubwo nyine bitabyoroshye, Satani abakubita hirya no hino, ariko nyine za ntambara pastor yambwiye ubu nibwo ndi kuzibona. Ntabo muhura ngo bashake kugarura muri bwa buzima bwa Beckham? Ntago babura, ariko nyine hamwe no gusenga. Hamwe no gusenga. Yesu yigeze abwira abigishwa be agiye kugenda ngo sinzabasiga mwenyine, nzabasigira umufasha, ari Mwuka Wera. Rero nshima Imana ko mfite umufasha Yesu yadusigiye, undimo utuma ibyo byose bitanjyana hirya ngo binjugute gutya. Gusa ntibibura, ariko nyine uwo mufasha Yesu yadusigiye ndashima Imana ko bavandimwe twabanye. Reka mvuge ngo ni iby'igiciro gikomeye cyane kwakira umuntu nk'uyu nguyu, kuko rimwe na rimwe tujya twibaza ngo nyuma y'ubu buzima turimo haza iki? Ese nyuma y'aho umuntu abaye umusitari, akaba iyo umuntu ari umusitari ndabyemera, ndanamwubaha muri ibyo bihe bye, kuko nimba twarigeze twese kwicara kuri stade turi kuvuga ngo Beckham ari hehe, sibyo? Cyangwa tukajya kureba ikipe runaka tuvuga ngo ari he, nuko ibyo bihe yabibayemo pe, kandi akabibamo umunyamumaro muri icyo gihe. Niyo mpamvu namuhamagaye uyu munsi. Ariko noneho nkanezezwa nuko navuga ngo ubuzima bwe bwo mu mutwe yarabubungabunze, ntabwo yigeze yangirika. Nubwo hari aho yagize ibikomere, ibyo bikomere ababyeyi yahuriye nabyo muri Musanze, bigatuma yicara akitekerezaho, akumva ko akwiriye guhagarika umupira w'amaguru, umwuga we akawushyiraho iherezo, sibyo? Ariko yarongeye arahaguruka, agira imbaraga, ndetse anahitamo ubuzima bwo gukizwa, bwo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Ari mpamvu ranavuga ngo namwe aka kanya batoya hari byinshi byo kwigira kuri bakuru banyu nk'aba ngaba. Gukina umupira cyangwa kujya mu yindi kariyeri yose yatuma uba rurangiranwa ntabwo bikuraho we wanyawe w'imbere, wamye uri we.
rero ntuzashukwe n'ubwo busitari. hari umuhanzi ujya uvuga ngo isi ntizagushuke, yego sibyo? namwe rero ntibizabashuke. uyu munsi arahari, arahamye, arakomeye, ni n'umukristo, ababwiye aho asengera. bivuze ngo niba utaranakizwa ndi tayari kumwatoza agakiza. guys, genda kubahereza hano uri nyifatika kuko reka mbabwire pe, kumenya Imana no kuyikunda ntako bisa. kuyikorera byo bibari agahebuza, nagahebuza. nongeye biranezeza iyo mbonye umujene ukiri muto akunda Imana, ashobora no kuyisobanurira abantu, akababwira ngo njye namenye Imana, akaba atewe ishema nabyo. ni ikintu gikomeye cyane. noneho ukabibona ku muntu nk'uyu nguyu. ubundi nari mbizi kuri bakaka, nimba akiriwe simbizi, aracyariwe, ntabwo yatakaza umuhamagaro. ariko no mu Rwanda iyo mbonye umuntu wabaye umusitari nk'uyu nguyu, uyu mwanya arimo arahamya Yesu, kandi mu mutwe we hagikomeye. kuko erega Beka, iyo tubivuga wenda abantu ntabwo babiha agaciro, ariko dufite abantu bari kuba abasitari bakaganzwa nabyo, ibiyobyabwenge, ingeso mbi n'ibindi bitandukanye. ejo impano ikarangira umuntu agapfa mu iterura. mba ariko mbivuga. niyo mpamvu iyo tugize Imana tukabona abantu hamwe mushobora kubaho ubuhamya bw'ibyo mwanyuzemo kandi ntimwangirike, uyu munsi wa none mukaba muhamye mushikamye, ni ikintu gikomeye cyane cyane. ni ukuri. none se protocol Asha, Beka, kutarusengera dutangira. ntabwo mwageze mubimbwira, ariko byiza cyane. rero tugiye rero gusoza n'isengesho. je rero nuramuka ubaye na pastor, shaka kwita ngo pastor mukakure bizangora. ntabwo ni pastor Beckham biriseriye kuvuga ngo nikure bizira Beckham byaranze. ntacyo bizaza buriya. mwuka biraza. no mu rusengero se ntabo guhamagara ko ntabwo byabura. ni izina rikujije abantu bose. nta mpamvu yo kurihindura guys. ubwo ni pastor ntabwo Beckham. naryanga. ntabwo se ujya wumva uzaba evangeliste ukaba pastor ukaba buriya Imana ikurikiza nyine naho buhoro buhoro bigenda. gahoro gahoro nk'uko nisanga ndi protocole nari mu Kristo usanzwe, buriya ni nk'uko nzisanga no mu bindi. Karimo kararima pastor Beckham mu dusengero duhesha umugisha, n'abadukurikiye ubahesha umugisha. ni nuko nk'uko turaba dusoje. reka dusenge. Mwami Yesu, turagushima kubw'uyu mwanya watanze. turagushima ko wongeye kuduhuriza ndetse aha hantu. birashoboka ko twari gupanga twebwe nk'abantu, ariko ntibibi, hagaturuka impamvu runaka zitari gutuma duhura. ariko wowe wabyemeye ko duhura, turabigushimira. turagushima kubw'amagambo twaganiriye. turagushima kubwo inyigisho ziva muri iki kiganiro zatambutse zigira abo zizafasha. ndakwinginze rero uyu mwanya iki kiganiro twakoze kizagera hirya no hino, kizagera abo gifasha. ntikizapfe kugenda gutya gusa kigendera ubusa, kizagire abo gikoraho, kizagira abo cyubaka. kubw'imbaraga zawe twizeye. urakoze rero cyane Mwami ko twizeye kuzabikora. komeza turinde n'imiryango yacu, urinde nyir'iyicano, kandi nyir'iyicano Imana ndayisabiye ngo izagere kure ku bushobozi bwawe. bayitangiye babona ko badashoboye, ariko n'abantu, ariko wowe uri Imana, ni wowe uvuga hejuru y'abantu. rero ndakwinginze ngo iyicano ndayisengeye ngo izagere kure mu izina rya Yesu Kristo. komeza rero ubane natwe, uturinde mu byo tugenda byose, bigusabye nizeye mu izina ryawe ryera. amen. urakoze cyane. Imana ibahe umugisha. amen. namwe mutwurikiye Imana ibahe umugisha. ciao ciao.